kunga ubumwe kw'ijuru n'isi. Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Ndagushuhuje nshuti muvandimwe kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Reka dushimire Imana yacu yabanye natwe umwaka w'ibihumbi 2025, umwaka twamaze twigana ijambo ry'Imana kuri icano y'Abahanga TV. Reka rero ngushimire kandi dushimire Imana yatubashishije ibihembwe byose uko ari 4 kwiga ijambo ryayo hatabuzemo umunsi n'umwe. Yarabanye natwe, yatugiriye neza, ndahamya ntashidikanya yuko wabihaye umwanya twabigiremo ibihe byiza, twungutse byinshi. Dusoje umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi wa none tugiye gutangirana umwaka w'ibihumbi 2026. Umwaka w'ibihumbi 2026 aho tugiye gusesengura Abafilipi n'Abakolosayi kandi tukabona ukunga ubumwe kw'ijuru n'isi. Iki ni igihembwe cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi 2026. Amigisho tugiye kwigayo nayo nk'uko maze kuyababwira. Reka rero mbashimire kandi mbararike ngo dukomeze tubane n'uyu mwaka, ibihembwe byose by'uyu mwaka tuzabibanemo tubigendanemo. Aya migisho mashyashya rero dutangiye uyu munsi, igihembwe cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi 2026. Icyigisho cyayo cya mbere kiratubwira ngo baratojwe ariko ntibaretswe. Baratotejwe, mbabarire, baratotejwe ariko ntibaretswe. Baratotejwe ariko ntibaretswe. Tuzagira ibyigisho 13. Ibyigisho 13 harimo iki cya mbere kivuga ngo baratotejwe ariko ntibaretswe. Icya kabiri kizaza kivuga ngo impamvu zo gushima no gusenga. Icya gatatu kubaho no gupfa. Icya kane kunga ubumwe binyuze mu kwicisha bugufi. Icyigisho cya gatanu kizaba kitubwira ngo kumurika nk'amatara ya nijoro. Icya gatandatu kizaza kivuga ngo icyizere muri Kristo gusa. Icyigisho cya karindwi kizaba kitubwira ngo ubwenegihugu bw'ijuru. Icya munani kizaba kitubwira ngo isumbwe rya Kristo. Icya cyenda ubwiyunge n'ibyiringiro. Icya cumi kuzurira muri Kristo. Icya 11 kubana na Kristo. Icya 12 kubana n'abandi. Icya 13 guhagarara mu bushake bwose bw'Imana. Hanyuma tuzasoreza kuri ya masomo y'umurinzi wo mu ruturuturu niyagaragara nk'icyigisho cya 14, ariko mu by'ukuri n'ibyigisho 13 tugiye kwiga muri iki gihembwe cya mbere. Muri ibi byigisho ikikunesheje ni iki? Icyo wumva uzakurikirana cyane, icyo wumva kigushishikaje ni ikihe? Nubwo byose ari byiza, ariko hano hari icyigisho cya 5 kivuga ngo kumurika nk'amatara ya nijoro. Uracyumva ute? Kumurika nk'amatara ya nijoro. Reka rero tugaruke inyuma ku cyigisho gitangira ari nacyo tugiye kwiga cya mbere, tukareba ibibanza byacyo n'ingingo yo kuwa mbere. Baratotejwe ariko ntibaretswe. Reka dusenge twinjire muri iki cyigisho. Turagushimye Uwiteka, abana bawe dutangiye igihembwe cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi 2026. Turagushimiye ko waturinze mu bihembwe byatambutse by'umwaka wa 2025. Turakwiragije rero ngo ubwo dutangiranye n'ijambo ryawe n'uyu mwaka uduhe umugisha, utugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho cya mbere baratotejwe ariko ntibaretswe. Iki cyigisho gifite icyo kwibukwa kiboneka mu Bafilipi igice cya 4
umurongo wa 4, aha ni ahari amagambo atubwira ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Aya ni amagambo Pawulo yandikira Abafilipi. Hanyuma amagambo atwinjiza mu ngingo yo ku isabato nimugoroba, batangiye batubwira igitekerezo ngo usaba ngo utegere amatwi cyumve neza. Baratubwiye ngo umupasitori w'umudivantiste yafunzwe arigwa ibinyoma, amara imyaka 2 ari muri gereza. Nubwo yabanje guhangayika cyane ubwo nyine bamwinjizaga muri gereza, yaje gusanga ko muri gereza ari ahantu Imana yari yamwohereje gukorera umurimo wayo. Igihe bagenzi be b'imfungwa bamenyaga ko ari umupasitoro, bamusabye kubabwiriza ubutumwa, nawe arabikora, ndetse akajya anabaha n'ibitabo. Yaje no kubatiza izo mfungwa, kandi akajya atanga n'ifunguro ryera ari muri gereza. Yaje kwemera ko mu bihe bimwe atari ibintu byoroshye na gato gukorera umurimo muri gereza, ariko ko umuntu ahabonera ibyishimo, cyane cyane igihe abonye ko amasengesho asenga agenda asubizwa n'ubuzima bw'abantu bugahinduka. Pasitoro yabanje kubabara ati ngiye muri gereza, ngiye gufungwa, ariko agezeyo asanga hari abandi bantu naho banyotewe n'ijambo ry'Imana. Arabwiriza, arabatiza, yakoze imirimo ikomeye, ngo yaje gusobanukirwa yuko ahari ari Imana yari yamwohereje aho hantu. Rero tugaruke, Pawulo yandikiye Abafilipi n'Abakolosayi ari muri gereza, nawe byamubayeho. Mu by'ukuri Ifilipi ubwaho, nyuma y'aho Pawulo na Sila bashinjwe ibinyoma, umurinzi w'inzu y'imbohe yabashyize muri gereza rwagati, amaguru yabo ahambiriyeho ingiga, bimwe bavuga ngo amaguru yabo aboheye mu mbago. Ahangaha mu gicuku basengaga baririmba basingiza Imana, izindi mfungwa zibateze amatwi. Ibi barabikoraga, ariko izindi mfungwa zari ziteze amatwi zumva ibyo barimo, uburyo basenga. Ari wenda barasengaga bagasengera n'abo bafungwa abandi, ntago byabura, bakaririmba, urumva bongeraga ibyiringiro mu zindi mfungwa. Mu by'ukuri bari bazi uburyo bwo kwishimira mu mwami iminsi yose. Umuntu arafunzwe, ariko nubwo afunzwe afite umuhati wo kuririmba no gusenga no gufasha abandi, ngo kuko bikwiriye kuba. Niyo mpamvu Pawulo avuga ati mujye mwishimira mu mwami wacu kandi iminsi yose, mu mibi n'imyiza. Ati nongeye kubivuga, arabishimangira ati mujye mwishima. Niyo mpamvu rero muri iki cyumweru tuzarebera hamwe ibihe Pawulo yanyuzemo. Uyu yabonye ko ibyamubayeho byari bifite intego ikomeye kurushaho, kandi wenda dushobora kumwigiraho igihe natwe tuzaba duhanganye n'ibigeragezo. Nk'uko byanze bikunze bizagenda, ibigeragezo ntawe uzabibuza kuza, bizabaho, ahubwo ukuza kwabyo kuzasanga duhagaze dute, dukomeye cyangwa turi baregerege. Reka Imana idufashe, iduhe guhagarara dushikamye. Iyi yari ingingo yo ku isabato nimugoroba. Mumfashe rero twinjire mu ngingo nyamukuru yo kuwa mbere tariki 28. Ingingo yo kuwa mbere itubwira ngo Pawulo imbohe ya Kristo. Pawulo imbohe ya Kristo. Umwanditsi yatangiye atubwira ngo urwandiko rwandikiwe Abafilipi n'urwandikiwe Abakolosayi zitwa inzandiko zo muri gereza, kubera ko zanditswe igihe Pawulo yari afunzwe. Izindi nk'Abefeso na Filemoni, abasesengura ibyanditswe hafi ya bose batekereza ko izo nzandiko nazo zanditswe igihe Pawulo yari i Roma ahagana mu mwaka wa 60 cyangwa se wa 62 nyuma ya Kristo.
nk'uko mu byakozwe n'intumwa 28:16 habihamya. Igitabo cy'Abefeso igice cya 3 umurongo wa 1, no muri Filemoni 1 hari ubusobanuro Pawulo atanga agaragaza uburyo yafunzwe. 3:1 haratubwira ngo nicyo gituma jyewe Pawulo ndi imbohe ya Kristo Yesu, mbohewe mwebwe abanyamahanga. Aha haratwereka yuko aha Pawulo yari imbohe. Pawulo yari yariyeguriye gukorera Yesu Kristo umurimo. Niba uwo murimo wari ukubiyemo no gufungwa, yari abyiteguye. Pawulo rero yivuga ubwe nk'intumwa iboheshejwe umunyururu, nk'uko mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 20 naho habitubwira. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 20, aha hari amagambo atubwira ngo kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga ashize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, ari bwo mbereye intumwa yabwo, kandi mbohesherejwe umunyururu, mvuge ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Intumwa iboheshejwe iminyururu yari yarakoze ingendo nyinshi, abwiriza ubutumwa, ahanga amatorero, anahugura abakozi bakorera umwami Imana. Yashoboraga rero kwibaza ati kuki ndaha hantu kandi nagombaga kuba nkora imirimo myinshi ntaboheshejwe iminyururu. Pawulo yongeye kandi gufungwa na nyuma yaho, ubwo yandikaga urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, arirwo rwita urwandiko rw'ubugabura. Ni ukuvuga ko hari ibitabo byibuze bitanu byo mu isezerano rishya byanditswe igihe yari muri gereza. Hari ibitabo bigera muri 5 Pawulo yanditse byibuze ari muri gereza. Kenshi akunda kwandika ngo njye Pawulo imbohe ya Kristo, njyewe Pawulo imbohe, njyewe Pawulo imbohe ya Kristo. Izi nzandiko rero twamaze kubona, nta na rumwe muri izo nzandiko zo muri gereza dusanga Pawulo avuga neza icyerekezo cy'ahantu yari afungiwe. Niyo mpamvu hari bamwe bagiye bavuga ko haba ari muri Efeso cyangwa Kayisariya. Nyamara nta gihamya Bibiliya iduha kitwemeza ko Pawulo yigeze afungirwa muri Efeso. Ahashoboka cyane wenda habasha kuba ari mu mujyi wa Kayisariya, nubwo nta kaga kagaragara cyane kari kugarije ubuzima bwa Pawulo ari muri uwo mujyi. Nyamara ahubwo ako kaga kaje kuboneka mu gihe cyo kwandika urwandiko rwandikiwe Abafilipi. Mu Bafilipi aha niho dusanga Pawulo agaragaza akaga yahuye nako. Mu Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 20 ndumva twahasomye, hari icyo yahavuze. Yaragize ati kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushishozi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose, nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa se nubwo napfa. Ati nzarwana ishyaka y'ikizatuma umubiri wanjye ukomeza guhamya, naba ndiho cyangwa narapfuye. Ibi bigaragaza yuko Pawulo hari akaga yari arimo.
ariko nyamara saha honyine, kuko Abafilipi igice cya kabiri naho hari icyo yahavuze. 2:17 kabiri yaravuze ngo ariko nubwo amaraso yanjye yaba ayo kumishwa ku gitambo cyo kwizera kwanyu ngo abituro, ibyo nabyishimira nkanezeranwa namwe mwese, nubwo amaraso yanjye yaba ayo kumishwa ku gicaniro cyangwa se ku gitambo. Yandi magambo, icyashyirwaga ku gicaniro cyabaga kigiye kurangira, cyabaga kigiye kozwa cyangwa se kigiye gusogotwa. Bivuga ngo Pawulo aha nawe yari yiteguriye buri kimwe cyose cyagombaga kumubaho, kandi bigaragara ko hari akaga yari arimo. Urwo rwandiko rero rudufasha kumenya aho Pawulo yari ari igihe yafungwaga. Mbere na mbere hari icyicaro cy'umutegetsi uhagarariye umwami w'abami w'Abaroma. Iki cyicaro gishobora kuba cyerekeza ku nzu ya guverineri w'intara nk'iyari Yerusalemu, aho Yesu yaciriwe urubanza na Pilato, no muri Kayisariya aho Pawulo yari afungiwe. Ariko kandi biragaragara neza ko Pawulo atakoresheje iryo jambo yerekeza ku karere runaka, ahubwo ko yarikoresheje yerekeza ku bantu. Yavuze ko abarinzi b'ingoro y'umwami bamenye iby'ubutumwa bwiza. Mu gihe cy'ubutumwa bw'Abaroma, abo barinzi bari ingabo z'intoranywa z'intwari, bageraga ku mubare urenga 14,000 zarindaga umwami w'abami n'imfungwa ze. Icya kabiri, Pawulo nanone yohereje intashyo z'abizera bo mu rugo rw'i Kayisariya. Ibyo bigaragaza rero ko Pawulo yari afungiwe i Roma, kandi ko yavuganaga n'abakozi bo mu rugo rw'umwami w'abami. Ibi biragaragaza yuko ibihamya tumaze gusoma bigaragaza ko ahantu Pawulo yari afungiye ari i Roma. Noneho rero ni buryo ki twitoza gukora ibyiza birushijeho mu bihe ibyo ari byo byose bigoranye dushobora kugeramo twebwe ubwacu. Kuki atari ko igihe cyose biba byoroshye? Ese no mu bihe turi mu kaga tuba twiteguye gukora neza? Tuba twiteguye kutagira uwo tuvuma? Nk'ubu Pawulo bigaragara ko yari afunze, yari ari mu buroko cyangwa se yari ari mu kaga, ariko aragaragaza yuko yakoze ibishoboka byose kugira ngo impagarike ikomeze kuvuga ubutumwa bwiza, kabone naho yaba ari mu kaga. Ese twe bite iyo tugeze mu kaga, iyo turi mu bigeragezo, impagarike yacu ikomeza guhamya umwami? Iyo tubuze uko tugira, impagarike yacu ikomeza guhamya umwami? Pawulo, imbohe ya Kristo, nubwo yaraboshywe, nubwo yabaye yari mu kaga gakomeye, ariko aragira ati mujye mwishimira mu mwami. Nongeye kubivuga nti mwishime mu mwami. Nta kintu na kimwe gikwiye gutuma tutishimira mu mwami. Nta kintu gikwiye kutunyaga umunezero ijuru ryaduhaye. Oya, nta na kimwe. Imana itugirire neza, natwe iduhe kuba imbohe zikwiriye za Kristo. Baratotejwe ariko ntibaretswe. Pawulo nawe yaratotejwe ariko ntiyaretswe. Imana irinda ubwoko bwayo nk'uko irinda imboni y'ijisho ryayo. Ese nawe wizeye ubwo burinzi? Wizeye ibyo se? Reka Imana itugirire neza, ikomeze kuduha kwishikamaho no kwinambaho, gukora ibyo bidukwiriye. Nta kindi twakora. Imana turi kumwe nayo ni Imana y'inyabubasha, ni inyambaraga. Icyo yashaka cyose yagikora. Yahagarika ingabo ibihumbi n'ibihumbi kugira ngo zirinde wowe, kandi niko ibikora. Umwana umwe wayo uyubaha iramurinda, ikamukuyakuya kandi ikamuha umugisha. Reka rero tuyibere indahemuka, reka tuyibeho, tuyinambeho. Imana nayo ntizadutererana, kandi ibyo nibyo mbasabira mu izina rya Yesu, amen. Data mwiza, turagushimiye, uri Imana ikomeye itwitaho. Wongeye kuduha amahirwe yo kwiga ijambo ryawe, wongeye kutubwira ko naho twagera mu kaga gakomeye tutagomba kunamuka.
Pawulo yarabigaragaje, yaduhaye urugero ati mwishimire mu mwami iteka kandi iminsi yose. Reka data uduhe iyo mpano nziza. Abana bawe tugushyize mu biganza, tugushyize mu biganza. Abadamu batwite ubagirire neza, ubarindire imbuto wabahaye. Twongeye kugushyira mu biganza data, abataragira ayo mahirwe bakomeze, igihe gikwiriye gisohoye bacira inzira. Mwami tuzaguhimbaza. Reka rero tugushyire mu biganza imfubyi n'abapfakazi, abo bakomereze mu kiganza cyawe, ubarinde, ube mu miryango yabo, ntubareke ntubasige, ahubwo data ubabere icyuzuzo. Reka tugushyire mu biganza bari mu mazu y'imbohe, bakomeze ubarindire aho bari, kandi ikiruta byose ubahe kwihana no kwicuza, kugira ngo data bakorere bakugarukire, ubuzima bwabo bushyire mu biganza byawe. Barinde kwiheba rero. Tugushyize mu biganza abari ku bisasiro barembejwe n'umubiri, aba nabo barinde, kandi ukorere mu baganga babitaho, ukorere mu barwazi ubongerera icyizere kubo bareberera. Reka rero Imana ikomeye, natwe turakwizeye, tuzi neza tudashidikanya yuko ntacyo utadukorera. Tugushyire mu biganza rero urubyiruko rwacu, urureberere, ururinde, uruhe imbaraga zo kukwizera, ariko ikiruta byose ubahe gukunda ijambo ryawe. Ni wowe wera, ni wowe wera, uri Mesiya, waraducunguye maze uratwitangira. Reka uru rukundo uduhe kurwakira no kurufilinga nk'uko bikwiriye. Tugushimiye yuko wabanye natwe mu gihembwe gitambutse, wakiturindiyemo data, wabanye natwe ubwo twigaga ijambo ryawe umunsi ku wundi, warinze ubwoko bwawe. Dusabiye umwana wawe wese wafunguye iyi cano kugira ngo abashe kwiga ibi byigisho, kandi reka utwongerere n'abandi. Ngaho rero uturinde, uduhe umugisha, utwongerere uburyo bw'imikorere, utwagure. Reka iki gihembwe cyose uzaturinde, kandi uduhe gusobanukirwa n'ijambo ryawe, kandi abazaryumva bose ube mu ruhande rwabo. Reka rero uyu munsi nabwo duhera aho tugiye kwerekeza intambwe zacu, tuhagirire umugisha. Abatugana natwe batugirireho umugisha, uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye aho tugenda hose. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen.